Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo noneho ushobora guhagarika notifications ziza kuri telefone yawe za buri kanya tugendeye ku ngaruka mbi bituma wahura nazo kuri telefone yawe bwite ya smartphone. Ibi twabiteguye tugendeye ku busabe bw'abantu benshi bigize kudusaba batubaza ni gute wahagarika notifications ziza kuri telefone zanjye za buri kanya. Ariko nyuma yo kubona ubwo busabe twaje gusanga n'ubundi kwa wakira izo notifications cyangwa se ubwo butumwa bwa buri kanya bitewe n'ama applications ufite menshi cyane muri telefone yawe, twavuga nk'urugero za WhatsApp cyangwa se za Telegram cyangwa se izindi apps waba warinstall muri telefone zawe zigenda ziguha notification buri kanya. Dusanga byangiza telefone ku rwego rwo hejuru cyane, hafi 75% ku bushakashatsi twakoze. Uyu munsi rero tugiye kugenda akantu kandi tukwigisha uburyo noneho wahagarika izo notifications wajyaga wakira telefone yawe ikongera ikagira ubuziranenge nk'inshyashya, bikubuza kuba wagira ute kuba wahura n'ikibazo cyo kuba wakwangirika telefone yawe yakwangirika. Turakwibutsa kandi none ko iyi ari Tera TV mukurikiranye ibagezaho ibiganiro bya buri munsi bibigisha neza uburyo tubana n'iterambere mu ikoranabuhanga, education n'ibindi bitandukanye. Tugusaba niba ari ubwa mbere udukurikiranye kuri uno muyoboro wacu wa YouTube yuko wakanda subscribe, wakanda ahantu handitse all kugira igihe twa uploadinzeho video nshyashya ujye uba mu ba mbere noneho babasha kubona ubutumwa bukubwira yuko hari video nshyashya hageze kwigisha. Urakoze cyane kubikoze. Tera TV. Reka dutangire noneho tubigisha akantu kandi uburyo ushobora noneho kuba wahagarika izo notifications. Ese notification bishatse kuki muri telefone yawe? Nubwo butumwa bugenda wakira bwa buri kanya bitewe nuko wabyemeje kutabizi. Icyambere, ingaruka ya mbere yangiriza battery wawe, telefone yawe ugasanga ntabwo ifite bwa buziranenge kuko yabika umwanya munini battery. Ibyo nabyo byangizwa n'izo notifications buryo ugenda ubona za buri kanya. Icya kabiri, ntabwo telefone igira ya value yo kuba yafata resistance yo kuba yabika igihe kirekire ibintu. Usanga ku kanya hagenda haza ibintu bishyashya mu bubiko bwa telefone yawe azanye kabone bwo warashyize na CD card cyangwa memory card, bigatuma yakuzura vuba. None ukibaza impamvu telefone yagiye itagifite ubushobozi uko yabika ibintu byinshi cyane kandi yari ifite ubwo bushobozi imbere. Ikindi cyongeyeho nuko izo notifications zawe ubona za buri kanya zideranja noneho bantu mwari muri kumwe mu kiganiro, kuko guhora vibra buri kanya cyangwa se sona buri kanya biratuma nimba ufite ikiganiro n'umuntu mugirana yumva aba bored cyangwa se arambirwa cyane n'izo SMS zidafite akamaro za buri kanya uri kugenda wakira. Reka mbahe urugero rutoya kuri telefone yanjye. Aka kanya uko muyibona telefone yanjye nta notification nimwe ndi kwakira, ariko ninza gufungura apps zikanyemera kwa nakwakira notifications, biraza gutuma noneho muba mwaba muderanjwe mu gakeya. Katuvuga urugero hangaho, nkuko nababwiye mbere gaho gato ntago nari kwakira notifications cyangwa se ubutumwa bwa buri kanya, ariko kano kanya nkimara gushira wenda tuvuge internet yanjye ngiye gutangira kwakira notifications nyinshi cyane kandi ziza zisakuza. Izo notification mubona ko zikugenda ziza zivibra buri kanya mwabyumvishe uko ziza zigenda ziteza urusaku rwinshi cyane, ugasanga bigiye kubangamira wa muntu buri kanya. Nkuko mwabibonye noneho notification zose ndi kugenda nakira ziri kugenda ziza muri telefone yanjye direct, bikaba byatuma noneho nsakuriza umuntu runaka turi kumwe bitewe n'ibiganiro dufite, akaba yaba bored cyangwa se akaba yarambirwa cyangwa se akaba byamubangamira. Murabona nk'urugero hangaha ni za WhatsApp ndi kugenda nakira nyinshi zitandukanye na za YouTube. So rero ndashaka kugira ngiye kano kanya mbigishe step by step uburyo ushaka kubihagarika noneho ukaba wabasha kuba watunga telefone yawe itagusakurije
noneho igihe wowe ushaka kureba za SMS bakohereje ukazireba uri wenyine nta wundi muntu ubimenye. Reba ujye ufata telefone yawe urebe ahantu handitse iri jambo bita setting. Urajya muri application zawe nkuko muri kubona ndi kugenda manura nzamura, ureba ahantu handitse settings. Ni ahangaha rwose nshize udufresh settings nkuko muri kubibona handitse ngo iki settings. Nindangiza kuhakanda ndahita nshakisha ahantu handitse iri jambo rikurikira, twakwita ko ryo rihatse ibintu byose byanditse gutya, ijambo twita apps cyangwa app management. Aha nshyize udufresh rwose. Nindangiza kuhakanda ndahita mbona indi liste ikurikiyeho yanditseho amagambo menshi, ariko hari aho ingenzi handitse ngo app list. App list ni makanda bahita banjyana direct ku ma apps mfite muri telefone yanjye, noneho ngende mpagarika applications ntashaka yuko nzandakira notifications zazo. None igihe runaka banyoheje SMS nzandabibona ariko bitasakurije abantu turi kumwe. Reka wenda mpera kuri za WhatsApp. Aka kanya ningenda nkafata wenda nka GB WhatsApp, ndahita mbona list imeze gutya, aho hambere handitse notifications cyangwa permissions munsi storage and cache. Noneho ngenda nshaka kujya notifications arizo zihagara sinzongere kujya mbona urusaku rwazo. Nimakanda bahita banyaye ko notifications zanjye zigize zifunguye. Ubwo ngo allow notification harafunguye, hambere ngiye kuhakanda nimakanda no kubita bivamo, ubwo ndaba mfunze notification, nta nzongera kwakira za notifications za buri kanya nayo nakira zivuye kuri GB WhatsApp. Reka mfate n'ahandi dusubire inyuma hahandi tureba ahandi handitse wenda WhatsApp isanzwe, naho ninkanda kuri notifications none ziracyaza. Hano biragaragara yuko ifunguye, ndashaka kubihagarika rero. Nibihagarika ndakanda hano ari allow notifications, nimakanda birahita bivamo burundu. Ubwo muri ako kanya ntago ndongera kwakira za notification nakira. Byumvikana yuko ubuntu cyangwa bino bintu bikoreshwa n'umuntu wese ushaka yuko telefone yiwe itaza guhura na bya bibazo natangiye mbabwira byose bijyanye nuko telefone yashobora ko yakwangirika bitewe na notification cyangwa se ubutumwa butoye kugenda wakira bwa buri kanya buturutse kuri applications zitandukanye. Reka tugende. Ubwo nisubirayo ndashaka kujya none wenda mpagarike none buno butumwa rukoza buri hehe kuri Telegram. Ndajya muri settings nongeye mbitangire mbibabwire settings makande ndeba ahantu handitse app management. Makande nimara kwakande ahantu handitse app list. Makande none mitabanyana kuri applications zose mfite muri telefone, manure gatoya ndebe none application nshaka. Urugero ngiye kano kangiye gushaka application bita Telegram kuko nayo rukoneke gutera ibibazo. Telegram mfite application nyinshi cyane no kwihangana. Telegram ngiye nayibonye nyikandaho, ninyikandaho murabona ko reba bahita banyeka list isa nk'iza mbere. Nkanda hano handitse notifications, nindangiza kwakanda banyaye kuri page imeze gutya. Nkanda hano handitse ngo allow notifications, ngiye urabona harafunguye bite makanda bite bivamo bite bifunga. Nsubira inyuma noneho bivango noneho telefone yanjye ibaye neza, ibaye OG, ntago nshobora kwakira bya bintu byose byajyaga binsakuriza binsaba yuko nahita nsoma ubutumwa runaka mise nagira icyo kwa none. Ibintu bimaze bwikora ntago ushaka kumenya n'umuntu akoresha ubutumwa kuri WhatsApp cyangwa kuki, gusa bisa kujya ujye kuri WhatsApp ujye gucekinga abantu bakwandikiye utigeze ubona bwa butumwa bugusakuriza cyane buri kanya. Ibi ushobora kubikoresha kuko igihe uri mu nama nta bizakuderanja, igihe ukora akazi kawe ka munsi nta bizakuderanja, igihe wicanye n'abantu ntago uzababangamira bitewe n'izi notifications. Reka tuba abasirimu muri technology. So kanda subscribe niba ari ubwa mbere warudukurikiranye, ukana kozogera kugira ikiganiro kigiye gukurikiraho mu kanya cyangwa se kizakurikiraho nyuma y'iyo ngubu bizagufasha kugira ukiboneye ku gihe. Nkwibutsa niba utabonye video zabangirije numara ukanda subscribe urahita ujya muri liste zanjye zose, urasanga ibiganiro bigenda byigisha neza ubuzima tugiye tubayemo muri iki gihe bugufasha buri munsi. Ciao naho utaha ari kumwe na Tera TV. Imana igumugisha kandi barebe icyoroshye.